abakomeje gutega amatwi no gukurikira ibiganiro bya Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda, twongeye kubasuhuza nanone, twongeye kubegereza nanone, turacyaganira nk'uko dusanzwe duhurira kuri uyu murongo wacu wa YouTube channel. Tugiye kuganira ku kintu kiri muri ADEPR ya Remera, hagaragaramo ubucuruzi no kwizihiza iminsi ya gipagani muri ADEPR Remera. Itorero ADEPR Remera ryateguye igiterane cyiswe Couples Romantic Dinner, cyatumiwemo umushumba mukuru w'itorero Revera Isayi Ndayizeye, uzaba uri kumwe na madamu we, kikazatangira saa 11 z'umugoroba ku munsi witiriwe abakundana cyangwa se Saint Valentin mu ndimi z'amahanga. Ni ku munsi w'ejo, itariki zaba ari 14 z'ukwezi kwa kabiri mu 2023. Muri iki gitaramo hazataramamo Alexis Dusabe, umuhanzi ukomeye mu ndirimbo z'Imana, azaba ari kumwe na madamu. Kwinjira si ubuntu, ahubwo kwinjira ni amafaranga 5,000. Nubwo batigeze berura ko barimo kwizihiza Saint Valentin, ariko ibara ry'umutuku ndetse n'amashusho y'umutima ari ku maposite cyangwa ku bipapuro byamamaza icyo giterane neza neza bisa n'ibikoreshwa ku munsi wa Saint Valentin. Kandi kubera ko bizaba ni ku munsi wa Saint Valentin ndetse hakaba hatumiwemo na couple gusa, ni ibimenyetso ndashidikanywaho ko ari mu rwego rwo kwizihiza Saint Valentin. Nyamara Saint Valentin akaba bizwi ko ari umunsi ufite inkomoko mu mico y'abapagani. Ikindi kidasanzwe, niba ari inyigisho, kubera iki kwinjira babishyizeho amafaranga? Ese niba bagiye kwigisha ingo ko zibana neza, bigisha umubano mu bashakanye, ese abadafite ayo mafaranga, abo twavuga ko ari abakene, ntabwo bakeneye kugira ingo nziza? Ntabwo bakeneye kuririmba se? Ntabwo bakeneye kwigishwa se? Ntabwo bakeneye kwegerana n'abafasha babo se? Mu by'ukuri kubera iki amadini arimo guta umurongo w'ubutumwa bwiza kuri bose, batatangiye ivangura rishingiye ku mibereho cyangwa ku bushobozi mu bijyanye n'amafaranga? Ni ibintu bitumvikana ukuntu itorero ritegura igiterane ariko abacyitabira bakaba bagomba kubanza kwishyura. Ntabwo ibyo bintu byumvikana. Iki ntabwo byumvikana ukuntu itorero ryizihiza iminsi ifite inkomoko mu bapagani. Impamvu tubyemeza ko iyi Saint Valentin ifite inkomoko mu bapagani, ni uko Abagiriki bizihizaga iyi minsi mikuru ya Saint Valentin bibuka ubukwe bw'imana zabo zikomeye, arizo Zewusi na Hera. Ni ukuvuga ngo Abagiriki icyo bizihizaga iyi minsi twebwe tuvuga ngo ni Saint Valentin, uyu munsi bo babaga bibuka ko habaye ubukwe bw'imana zabo Zewusi na Hera. Mu Baroma bo iyo bizihiza iyi Saint Valentin, kuri bo cyari igihe cyo gutura imana yabo ibitambo by'uburumbuke, imana bitaga Ruperikusi, Rapakasi, biterwa n'uburyo ushaka kubisomamo. Ariko iyi mana yabo ya Ruperikusi bayituraga ibitambo by'ishimwe ndetse n'uko yabahaye umusaruro kuri iyi munsi wa Saint Valentin. Ikindi nanone, iyo tuvuga Valentin tukongera tukavuga ngo umutagatifu, ni ahantu Bibiliya na hamwe yigeze igaragaza ko hari abantu babaye abatagatifu, cyane cyane ko n'urubanza rugaragaza abazajya mu ijuru n'abatarajyayo bitaraba. Dutegereje kugaruka k'umwana wayo ari uzacira imanza abapfuye n'abazima bazaba bakiriho. Ariko amatorero agena abantu ko ari abatagatifu binyuranye nuko Imana ari izaca urubanza atari abantu. Noneho tugatangazwa nuko itorero ry'umwuka nka ADEPR naryo ritangira kwizihiza iminsi yitiriwe abatagatifu, nyamara Bibiliya naho itubwira ko umuntu yaba umutagatifu uyu munsi wa none. Si ku gitekerezo cyanjye, ndatekereza ADEPR ahangaha
yadusobanurira ukuntu inyigisho zishyuzwa, bakadusobanurira ukuntu nabo batangiye kwizihiza iminsi ifite inkomoko mu mihango n'imico ya gipagani. Mwari kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda.